Bene data turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imana y'amahoro ibampera umugisha mwe mudukurikirana aho muri hose, iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Mwese tubahaye ikaze. Abari mu bihugu byacu hafi yacu muri Afrika, i Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi n'abadukurikirana muri Canada, n'abadukurikirana mu Bufaransa n'ahandi, Imana ibaha umugisha. Rero munyemerere muri kumwe n'umushumba Alphonse dusenga n'Imana, hanyuma twumva ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kuza imbere yawe mu ijambo ryawe, ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe ryunamura abari bunamishijwe, ijambo ryawe mwami Imana, ijambo ry'umucyo rimurika hari umwijima hagacya. Turakwinginze mwami Imana ngo nuno munsi ugaruke bane natwe, kandi imitima itentebutse, imitima yihebye, imitima igiye kure yose uyongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Turagushimye kuko uri Imana yacu y'amahoro, ubuntu n'amahoro n'ibiganze, ukomeze uganze mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere igice cya mbere, turahera ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 25, n'amagambo atari make kandi atari menshi, ariko n'amagambo ndi buvuge umwanya utari munini, ariko ari bugire icyo akora mu bugingo bwawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuze ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge n'ubuhanga bw'abahanga, nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyisi Imana yabuhinduye ubupfu. Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Reka iri jambo tuze kuritindaho, reka nongere mpasome. Haravuze ngo Imana yishimiye gukirisha abayizeye ubupfu bw'ibibwirizwa. Aha niho ndi butinde cyane. Ngo dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira iki bashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Yesu Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagira iki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya niyo magambo Imana impaye, shaka tuganireho hanyuma tuyahanuriremo mu izina rya Yesu. Ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Aya magambo n'amagambo Pawulo yanditse, kandi Pawulo yari umuhanga, yari umuhanga mu by'amategeko, yari umuhanga, yari yarize, yaraminuje, ariko ijambo riramuhindura. Ijambo rimaze kumuhindura rimwereka ko iby'abanyabwenge bananiwe, iby'abahanga bananiwe, Imana ibishoboye. Reka mbabwire, abahanga, abashakashatsi, nta kintu na kimwe bubakiyeho batubakiye ku bwenge bw'Imana. Ariyo mpamvu Pawulo yahageze, nubwo yari afite teoloji, yari afite maîtrise mu byo yize kandi mu by'amategeko n'ibindi, yararebye asanga nta kintu na kimwe kiri hejuru y'ubwenge bw'Imana. Imana kenshi ku bantu bize, ntabwo mvuze ngo kwiga ni bibi, ariko hari igihe ubwenge bw'Imana buhinyuza ubwiki, buhinyuza ubw'abanyabwenge bize bisi. Ariho Pawulo yageze yandika aya magambo, aravuga ngo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Si uko ubw'isi budakora, buradutunze pe, tubeshejweho nabwo. Ni nayo mpamvu muri iki gihe utarize ntahugera, ntabwo ari bubi, ariko hari ahantu
ubwenge bw'Imana buhagarara, ubwenge bw'isi ntibuhahagarare. Imana itugirire neza. Ndaza kubisobanura kandi urabyumva. Imana itugirire neza. Ariho hano yageze ku gice cya 21, aravuga ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana ngo yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Imana ituganze cyane. Imana itugirire neza. Nababwiye ngo aha hantu turahatinda, kandi uraza kumva iki ijambo ry'Imana rishaka kukubwira. Rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana mu ntege nke zawe ariho igukirishiriza, mu bupfu bwawe ariho igukirishiriza. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo n'Imana igifata ibinyantege nke ikabikoresha kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Imana ituganze. Oh haleluya. Imana itugirire neza. Ahageze aravuga ngo mbese umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Aravuga ngo ubwenge bw'iyi si Imana yabuhinduye ubupfu. Imana itugirire neza. Uno munsi Imana igukirisha ubupfu bwawe. Imana ikorere mu ntege nke zawe. Uno munsi Imana ikorere mu ntege nke zawe. Ahantu wabonaga nta nzira niho Imana igiye gucisha igitangaza. Mu bidafatika, mu bitagaragara, Imana ijya ivanamo ibigaragara. Mu byoroheje, mu biciriritse, Imana ijya ivanamo ibikomeye. Iyo urebye usanga n'abantu Imana yahamagaye 90% yabahamagaye badagaragara, nta jambo bafite, ntacyo kuvuga. Ariko kuko Imana itagikoresha abaswa, ikoresha abanyabwenge, ibabikamo ibyayo. Isomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igihe Petero na Yohana babafataga ngo babibajijeho, babatinzeho, baravuga ngo aba bantu ko batize, aba bantu ko batageze mu ishuri, ibyo bavuga babivugishwa n'iki? Ariko ngo abanyamategeko n'abanditsi n'abahanga n'abafarisayo baravuga ngo abangaba batindanye na Yesu. Iyo watindanye na Yesu arakwigisha, iyo watindanye na Yesu aguha ubumenyi, iyo watindanye na Yesu aguha ubuhanga, iyo watindanye na Yesu aguha icyo kuvuga. Mwibuke ko agiye kujya mu ijuru asize isezerano ababwira ngo nimujya mu masinagogi, niba bajyana mu manza n'ahandi, ninjye uzaburana, simwe muzaburana. Yari abizi. Imana ihamagara umuswa ariko ntabwo yagukoresha uri umuswa. Imana irakwigisha ikaguha amagambo, ikaguha amagambo y'ubwenge, kandi ahindura imitima y'abantu, kandi akiza imitima y'abantu. Rero nari ndimo mbabwira ngo ibipfu by'ibibwirizwa Imana nibyo idukirisha. Ukajya kwa muganga bakakubwira ngo ntuzakira, wahagarara imbere y'umukozi w'Imana akakurambikaho ikiganza, uburwayi bukagenda. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uno mugore ubikorere mu ntege nke zawe. Uno mugore ubikorere aho utabonaga inzira. Imana itugirire neza. Uno mugore Imana ihindure ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Nababwiye ngo ndabaha ingero zifatika zigaragaza ko ibipfu by'ibibwirizwa Imana ijya ibikirisha. Isomwe mu butumwa bwiza bwa Luka, Bibiliya itubwira umuntu ngo wavutse ari impumyi. Ngo baramuteruga bakamujyana, ako Yesu ngo amubonye aramwitegereza, abaza abigishwa barababwira ngo ari uyu mwana ari n'ababyeyi be ninde wakoze icyaha? Abigishwa baramubwira ngo tubwire. Ari ababyeyi. Hari ibintu biza bikatuzaho, bikatumanukaho, rimwe bikagaragara ko ari intege nke zo gusenga, hari ingaruka z'ibyaha, hari ukudakizwa neza, ariko bishoboka ko ari n'ishuri ry'Imana. Yesu arababaza ati ari umubyeyi, ari ababyeyi b'uyu mwana, ari n'uyu mwana ninde wakoze icyaha?
birabacanga. Baramubwira ngo tubwire. Arabwira ngo ari ababyeyi nta cyaha, ari umwana nta cyaha, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Bibiliya iravuga, umva ibipfu by'ibibwirizwa. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu ngo acira amacandwe, ngo ayo macandwe amare kuyacira ayatobesha kondo, ngo agashyira ku mpumyi. Arayibwira ngo manuka ugende wiyuhagire Isorowamu, ngo iragenda ngo iribira, ngo imaze kwibira, haleluya, ngo ivamo ngo ibona neza. Bari baragiye mu baganga ba kizungu byaranze, bari baragiye mu baganga ba kinyarwanda byaranze. Iyo ugeze kuri Yesu, uko agusanze ntabwo ari ko agusiga. Iyo usanze Yesu babaye, agusiga wishimye. Iyo usanze Yesu urira, asiga aguhojeje. Ndashaka mvuge ibipfu by'ibibwirizwa niturangiza dusenga Imana. Babandi bakritika iby'Imana bavuga ngo ntabwo Imana igikora, bavuga ngo ntabwo Imana ikirema, ntabwo Imana ndashaka mbabwire ngo uko yari irejo nuno munsi ni kuri, Imana iracyakora. Narababwiye ngo abantu baturebera mu bitwicariye batazi ikitwicayemo. Imana yatubitsemo ibizakiza abantu, bizabohora abantu. Kenshi 90% cyangwa 100% iyo abantu bakurebera mu mateka y'ubuzima babona nta kiza cyaturuka iwawe, ariko Imana igufitemo umugambi w'icyo uzakora. Imana itugirire neza. Isomye mu gitabo cy'Abami uhasanga umugaba w'ingabo ngo yarakomeye, ngo yitwaga Namani, ngo yari umugaba w'ingabo z'Isiriya, ngo yari generali, afite amaranka, afite amapeti akomeye cyane. Urumva yari yarivuje ngo byaranze. Ndashaka nkubwira ngo ibyananiranye Yesu ajya bihangara. Imana itugirire neza. Ngo bari banyanyaze agakobwa k'akanyagano kari mu rugo k'abakorera, ari akanyage, ngo kakajya kitegereza Namani avanyemo imyenda agiye muri dushe, kakabona umugabo yarashize, umubiri warabaye nk'uwayobo, ibibembe byarabaye ibibembe. Buriya reka mbabwire, Imana yacu iraduhisha, ariko haleluya, ibyo twe tutarebesha amaso, umuntu agakenyerera ku kibembe, umuntu akambara ikositeme ku kibembe, umutima warapfuye, umutima waranutse, warabaye ibisebe. Niko Namani yari ameze, nk'uko nawe umeze. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo akana k'agakobwa karamubwira ngo ariko nyakubahwa databuja, iyaba wari umenye neza ko muri Isirayeli hari umuhanuzi wagenda ugakira. Ngo amutekerereza amateka y'iwabo, amateka yo muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana iguhuze n'abafite umwuka wa Isirayeli, baha ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Abo ntibabyawe n'umubiri gusa, ahubwo babyawe n'umwuka wera. Imana itugirire neza. Ngo arangije ngasaba urwandiko rwo kwambuka ngo ajye muri Isirayeli, ngo aragenda. Bibiliya iravuga ngo yibwiraga ko yarazi ko nagerayo azakirwa nk'uko icyubahiro cy'isi kimugomba. Ndi ku ijambo rivuga ngo ibipfu by'ibibwirizwa n'iby'Imana idukirisha, agatererwa amasari. Perezida w'icyo gihugu cya Isirayeli akamwakira. Hoya, ntabwo ariko byari. Ngo yarambutse ngo amaze kugera ku muhanuzi, haleluya, ngo yibwiraga yenda ko ari mucishe ku bantu, ariko ngo amutera imbona atari yahagera. Ahishurirwa ububembazanye, ngo kandi ngo yarashe yikoreye, kuko Imana yacu itanegurizwa izuru, ikunda icyubahiro cyayo. Nuko ngo risanga aramubwira ngo manuka ugende ujye kuri Yoda, ngo wibire kangahe 7. Ngo arebye ikiziba, arebye icyubahiro, yumva atakwibiramo. Ariko ngo abagaragu baramubwira ngo ko n'amafaranga tumutwazanye n'amaturo twazanye ko nabya twatse kujya mukize hariya ukibiramo bigutwaye iki? Ntago yigeze amurambika y'ikiganza. Yaravuye ngo genda, ategeka amazi ahinduka amaraso, ahinduka umuti. Ngo yemezwa n'abagaragu be, aramanuka aragenda, ngo yibira ubwa mbere biranga, yibira ubwa kabiri
biranga yibira gatatu kane gatanu ngo ubwa karindwi ngo nuko Elisa kubw'ijambo ry'umukozi w'Imana ngo Namani ngo yibiyemo ubwa karindwi, Bibiliya iravuga ngo umubiri we uza umeze nk'uruhinja. Wakomeye Imana amashyi niba ubyumvishe. Ndi mu ijambo rivuga ngo ibipfu by'ibibwirizwa nibyo Imana idukirisha. Uno munsi ino saha ndi kuri ino televiziyo ndimo mpanura, ahandi wabonaga ubukene hagiye kuvamo ubukire, hahandi wabonaga inzara hagiye kuvamo kurya, hahandi wabonaga uburwayi hagiye kuvamo gukira, hahandi wabonaga igisuzuguriro haravamo icyubahiro mu izina rya Yesu. Nange ndategetse mu izina rya Yesu. Birirambwira ngo hari kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Niko siko bizaba kubategereje Uwiteka, keretse abava mu masezerano. Ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni, abo nibo bazamwara. Ndi mu ijambo rivuga ngo ibipfu by'ibibwirizwa nibyo Imana ikoresha intege nke zayo. Bibiliya yavuze ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Ntabwo Imana yakoresha imbaraga, ikoresha ubupfu kugira ngo n'abanyamahanga bemere. Imana itugirire neza. Imana ikoresha abagayitse kugira ngo icyubahiro cyayo kizamuke. Oh haleluya. Nihiringi yaririmbye ngo ntihamagara abakomeye ngo ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ndabakunda cyane. Imana aho muri ibampera umugisha. Ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ni mu ijambo rivuga ngo ibipfu by'ibibwirizwa nibyo Imana idukirisha. Nababwiye ngo nabaha ingero zifatika. Oh haleluya. Imana ihamagara Gideyoni yamuhamagaye asuzuguritse, aturuka higiyo kwa Yowasi. Ariko Imana imubonamo ko ari uzakiza ubwoko bw'Abisirayeli. Ngira mwitegereza, ntabwo Imana ikirisha amaboko menshi. Ngirebye ingabo zimugaragiye, irabwira ngo banjyanire ku kagezi mbagerageze kuko harimo ibigwari. Ngo arabajyana, ngo abona baje bikana bamwesha, ngo iramubwira ngo ababashyire ku ruhande, ngo atoranye ingabo magana ye. Arazijyana arazetreninga. Bamidiyani bari barazegereje ubwoko bw'Imana. Nawe birashoboka ko uno mugoroba hari umumidiyani uri ku rugo rwawe, uri mu kazi kawe, uri ku buzima bwawe, ariko arapfa mu izina rya Yesu. Hari ahantu njya mpagara ngavuga ngo niba ari nyoko cyangwa nyoko wanyu wakuziritse akubitwe hasi mu izina rya Yesu. Hari amasengesho abantu bagira ngo abandoze ngo abamambiriye ngo uzabagire ngo umurozi akwiriye gupfa mu gutegeka kwa kabiri narabisomye, apfe mu izina rya Yesu. Nta santima y'uwamvumye, nta santima y'uwakuvumye, apfe mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Ngo ingabo amaze kuzitreninga, amaze kuzitoza ngo azishyira imbere, Imana irabashigikira. Uzijya ushyira Imana imbere, ngo baragenda bageze mu ngabo zabo, ngo Imana irabagira ngo ndazibagabije. Batwara iki? Amakondera n'imuri n'ibimuga by'ibibindi. Ngo abajya imbere, arababwira ngo ujye uvuga ngo kubw'Uwiteka, kubw'inkoni y'Uwiteka na Gideyoni. Hanyuma abimuri bazicane, abibimuga babihondanye. Haleluya. Abamakondera bayavuze, nanjye nzakora. Imana ishimwe. Munyumvira abantu bafite burende, bafite intwaro za kirimbuzi, abandi babagiye mu maso, bafite amakondera, bafite imuri n'urusaku gusa. Munyumvire namwe ibyo bintu bihuze, numara kubihuza umbwire imbaraga z'Imana n'imbaraga z'abana b'abantu. Ngo batangiye kuvuza amakondera, ngo bahondanishije ibimuga ibibindi, ngo Gideyoni abari imbere yatura amagambo avuga ngo kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni, ngo nuko abamidiyani ngo batangira kwisubiranamo. Uno munsi bisubira, utunama twabaye ku buzima bwawe uno munsi bisubiranemo. Inama zakozwe uno munsi bisubiranemo mu izina rya Yesu. Ngo nuko bagiye kureba, ngo babona imirambo. Utahana igihanga cya Gideyoni cy'abamidiyani mu izina rya Yesu. Tugiye gusengana Imana.
twari ku ijambo rivuga ngo ibipfu by'ububwirizwa n'iby'Imana idukirisha. Haleluya. Ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Niba Imana yaratobeye akondo iriya mpumyi, wowe yagutobeye akondo nawe ukabona. Mu izina rya Yesu ndashaka nsengane n'umuntu, wa wundi wari utentebutse, wa wundi wari wihebye, wa wundi wari ucitse intege, niwe shaka ko dusengana. Imana ibagirire neza. Mana nziza, Mana ikomeye, izina ryawe nigera, turagushimye turaguhimbaje. Umva gusenga no kwinginga kwacu Mwami Imana. Sengeye ubwoko bwawe, ndabasengeye mbatuyeho imbaraga zawe. Ibipfu by'ibibwirizwa n'iby'Imana idukirishamo, ahari intege nke uhahindura imbaraga, ahari umunaniro uhahindura imbaraga, ahari ubucucu uhahindura ubwenge, ahari uburwayi uhahindura gukira, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze Mwami Imana. Nkumugisha umuntu nkurikiranye aho ari hose, kandi ukuboko kwiza kwiyera kubane namwe mu izina rya Yesu. Amena. Mwari kumwe na Pastor Alphonse. Imana ibahe umugisha. Mudukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa kutugira inama, ushaka gusengerwa by'umwihariko, nomero yanjye ni 0788 01464 01464. Iyi telefone, iyi nomero iri kuri WhatsApp, nabwo watwandikira. Imana y'amahoro ibahe umugisha, cyangwa ukaduhamagara aho uri hose, twakirana yombi kandi twakwitaba tukakuvugisha. Uwiteka abahe umugisha. Shalom.